welcome once again. Mbahaye ikaze kuri channel yacu Jesirapano. Mbifurije ubuzima bwiza buzira umuze. Ubuzima bwaba bumeze nabi gihangane, ariko turanizera ko buzagenda neza. Uyu munsi ibintu byakwanga ariko ejo bikemera. Rero nguhaye ikaze kandi nanabasaba kugira ngo mukore like, share na subscribe. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ngiye kuvuga kuri topic y'ibibazo 10 bikunze kwibazwa cyangwa byakwibazwa ku muntu ushaka gukora muri Polonye. Bahaye ikaze. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere ni ikijyanye nk'umuntu uba ugiye gukora amafaranga, uko bisa kose uba uzakenera imisoro, uba uzagira imisoro winjiza, kuko uba ugiye guhembwa. Rero muri Polonye imisoro ibarwa hagati ya 0% na 32%, tukagiramo n'interval ya 12%. Bibarwa bite? Ni nko mu Rwanda, aho ku mwaka, aho babara ku mwaka, iyo uhembwa amafaranga ari hagati y'30,000 ku mwaka by'amazeroti ya hano, nta gusora, uba usora 0. Ni ukuvuga ngo icyo gihe amafaranga barayagusubiza. Iyo uhembwa kuva kuri 30%, ku 30,000 ugeze ku 120 by'amazeroti, usora 12. Iyo uhembwa hejuru y'120 kuzamura, usora 32%. Rero ibi ni nk'uko mu Rwanda tubibara, ndumva tugira range imeze gutya. Ni ukuvuga ngo umuntu uhembwa, dufate urugero par exemple, umuntu uhembwa ibihumbi 90, ubwo bivuze iki? Ku mwaka bivuze ko ibihumbi 30 atabisorera, asorera ibihumbi 60. Nibyo asorera kuri 12%. Ubwo rero ushaka kugira ngo wumve ibihumbi 90 by'amazeroti, wakuba, ubu ndumva arimo kuvunjwa 320. Yego, wafata ayo mafaranga, ayo mvuze, cyangwa nayo wumva wahembwa, ukakuba 320, kuko ifaranga rimwe rya Polonye rimwe rivunjwa amafaranga 320 kuzamura. Ariko ikibazo cya kabiri ni ukuvuga ngo did you find any problem if you cannot speak Polish? Yego rwose, nshobora kuvuga yego, ariko biterwa nanone n'akazi cyane cyane, cyangwa bigaterwa wenda n'igihe wenda waba warwaye. Hari igihe usanga ko njye nka insurance nkoresha kwa muganga, ngiye kwivuza, kenshi mba nsabwa kujya kwivuza nivuza muri private sector, muri private hospital. Rero akenshi hari igihe ushobora gusanga umuganga uvuga icyongereza adahari, bikaba ngombwa ko uzajya kubukinga indi appointment, kereka ari emergency, icyo gihe wenda bakuvura uca amasiri, ariko navuga ko bigoye. Rero hano nagerageje gushyiraho amagambo amenshi akunzwe gukoreshwa, cyangwa umuntu wese ushaka kuza muri Polonye asabwa kuba azi cyangwa asabwa kuba amenya. Ijambo rya mbere ni yes, ni tuvuga tak, nuko twikiriza ngo yego, tuvuga tak. Irindi jambo tuvuga ni proszę, bivuga please, cyangwa buretse gato, please. So turavuga proszę, yego. Cyangwa thank you, murakoze, tuvuga dziękuję. Iri jambo ryenda gusa n'ikinya-Ukraine. Mu kinya-Ukraine bavuga ngo dziękuję, niko abanya-Ukraine bavuga. So byenda gusa. Noneho irindi jambo turavuga wakwihangana, cyangwa excuse me, cyangwa sorry, turavuga przepraszam. Irindi ni what is your name, jak masz na imię. So what is your name, jak masz na imię. So cyangwa ubwo ushaka no kuvuga wenda izina ryawe, uhita uvuga ma imię, my name is ma imię
Yana Pavura ni Paul. So ariko ni ikirimi gikomeye, ariko ikindi nabonye ni ikirimi cyoroshye, sinzi impamvu nakivuga, kuko gifite times eshatu, ntabwo kimeze nka English igira tenses nyinshi. Bo bagira past, present na future, nk'uko mu kinyarwanda natwe tugira indagihe, tukagira imitagihe, tukagira n'inzagihe. Nabo rero niko n'abaporone bameze. Ikindi ukuntu dusezera abantu, tuvuga amazina, byose biba byenda kumera nk'ikinyarwanda pe. Gusa uretse nk'uko ubibona, hari amagambo usanga bashobora nko kukoherereza, bashobora nko kukwereka ukabona bafite nka voyelle. Urabona nka hano handitse sheprasham, urabona bafite pa rz, bo bashobora kugera kuri voyelle esheshatu zitagira inyuguti, so kandi bigomba gusomeka. Aho rero niho bitangira gukomera, ariko ni ibintu navuga byoroshye, ntugire ubwoba. So is it called all throughout the year? So ese haba hakonje mu gihe cy'umwaka hose? Oya, ntabwo ariko buri gihe haba hameze. Igihe gikonje cyane ni ukuva Novembre mu kwa 12 kugera mu kwa 2, aho tuba dukonje. Ariko mu kwa gatatu rwose umuntu atangira kwiyambarira utujinks, utuntu dushyushye, imyenda isanzwe nk'iyo mu Rwanda. Ariko ubu bwo noneho tuba twatangiye kwambara ishyushye isanzwe. Iyo tugeze mu kwa 6, mu kwa 7 no mu kwa 8, aba ari ubushyuhe bwinshi. Icyo gihe ni ukwambara amashati, ni ukwambara udusengeri, yego. So ariko nko muri uno mwaka twagize ubukonje bugeze kuri -15, ni ukuvuga ngo tujya kuri 0. Ni ukuvuga ngo ubukonje bwari buhari, wari gufata amazi asanzwe ukayashyira hanze agahita aba barafu. So rero ariko muba mwambaye imyenda, ikindi mu modoka haba harimo klimatizeri, nta kibazo umuntu agira. Kuri rwanjye ruhande niko nabibonye. Ariko birumvikana ko nk'umuntu urwara sinezite cyangwa umuntu ufite ibibazo bijyanye n'ubuhumekero, wenda aho birumva ko bishobora kumugora, kuko akenshi haba hakonje. Yeah. Ikindi kibazo, how is the internet? What is the quality of the internet? Ngiye ku rwanjye ruhande navuga internet imeze neza, kandi ndumva pe nkoresha internet nko mu IT, nkoresha internet mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ntabwo navuga ngo internet hari igihe igenda gahoro, ariko si cyane. Rero ukurikije uko bavuga, ukurikije Google uko ivuga ko byibuze ikigereranyo medium download speed iba ari megabyte 152 ku isegonda, cyangwa upload speed ikaba ari megabyte 45 ku isegonda wohereza ibintu kuri internet cyangwa ushaka uploadinga document. None ikibazo cya gatandatu cyavuga ngo can I get a job in Malta or Germany using Poland visa? So hano nasubijemo situation nyinshi. Actually abantu bo muri EU, bo iyo bavuze EU nationals, abantu bavuka aba Germany, abantu banyapolonye, abantu bo muri EU, muri bino bihugu 27, UK, Ireland, abantu babarwa nk'aba Européen, ntabwo bakenera visa yo gukora muri Malta, nta nubwo bakenera visa yo kubasura. Ariko undi muntu like nkatwe b'Abanyafurika dukenera, cyangwa abanyaziya dukenera work permit, tugakenera work visa, tukagenera na e-residence. Ni ukuvuga ngo bitangirwa online kugira ngo ujye guturayo. Reka rero twibaze nk'umuntu uri munyarwanda uri hano ashaka kujya gukorera muri Polonye, nako muri Germany cyangwa muri France, ese birashoboka? Igisubizo, ntago byemewe. Niba ufite Polish visa, ushobora kujya muri gusura ibyo bihugu bindi 26 countries, ariko ntabwo ushobora kugenda ngo ukoreyo biro official. Bivuze iki? Ntabwo wava ufite nk'umwanjye, ntabwo nava hano muri Polonye ngo ngende njye gukora muri Germany nkoresheje document zo hano muri Polonye. Ntabwo nava hano ngo njye gukora muri Belgique. Ngeze Belgique nta kintu na document zaho. Icyo akora
nshobora kujya kuhasura. Iyo ugiye kuhasura nta muntu ukubaza ibyangombwa, nagiyeyo nta muntu ukubaza icyangombwa, urihitira. Ariko ntabwo wajyayo ngo ugiye gukora, ntiwajyayo ugiye gukora, ntiwajyayo ugiye no kwiga. Kereka iyo ugiye kwiga ukenera, hari ibyo bakoze bita Erasmus, you can use that kind of method, but umuntu uzabikubwira icyo gihe nakubwira ngo uragenda ngo ukore Germany, umenye ko uzaba ugiye kwidekarara nk'impunzi cyangwa kwidekarara mu bundi buryo. Icyo gihe ushobora kumara amezi udakora wihishahisha. So bizaterwa na decision wowe yuko ushaka ibintu, ariko amakuru nge nguhaye ni uko ameze. Ikindi, can I come to Poland on visit visa and then get a job? Definitely no, you can't do that. Ntabwo byashoboka. Ntabwo wafata visa yawe ngo nurangira uhindure work visa, ntibishoboka. Icyakora ushobora kuapurayinga, ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kureba umuroya akagufasha, noneho n'umuntu ugiye kuguha akazi, icyo bisaba ntabwo nabyanditse, ariko for your information, umuntu ugiye kuguha akazi aba agomba kuzamitinga minimum job, like aba agomba kuzaguhimba amafaranga make yemewe gukorerwa muri Polonye. Ayo niba ari ibihumbi wenda 400 simbyibuka, niyo mafaranga aba agomba kuzajya guhemba buri kwezi. So ikindi, nawe aba agomba gufayaringa case, akabimenyesha ubuyobozi yuko agiye kuguha akazi kandi waraje kuri visit visa. So ikindi navuga, iyo uje hano gukora cyangwa uje muri Polonye, uhabwa icyo twita national visa type D. National visa type D ni visa ikwemerera kuguma muri Polonye hejuru y'iminsi 90. Ni ukuvuga ngo ikwemerera umwaka, ariko ntabwo igomba kurenza umwaka. Iyo umaze kugera hano, umaze kubona iyo visa uzaba ushaka kubona, numara kuyibona, iyo ugeze hano ujya kwidegarara ku cyo twita ujandi. Ujandi ni nka ujandi miyasto, ni ukuvuga ni nka city, ni aho umujyi uba urimo ukorera. Icyo gihe uragenda bakaguhereza icyo twita peso, ni nk'inimero y'indangamuntu, ari nayo ukoresha ujya gufungura nimero de konte, ujya gufungura ibindi bintu byose biba bizakurikiraho, telefone, ibiki byose biba bigomba kuzashingiraho. Iyo nyuma rero iyo umaze kubona peso, kumaramo nk'amezi 6, uba ushobora kugenda kuapurayinga icyo bita karita probito. Karita probito ni temporary residence card ya Poland. Icyo gihe uba ushobora kumuvinga, ushobora gukora bizinesi, uba umaze nko kuba umuturage uri temporaire. So ariko iyo national type D visa ikwemerera kwiga, ikwemerera bitewe niba ari iyo kwiga, bitewe niba ari iyo gukora, ikwemerera gukora hano muri Polonye, niyo mu gihe cyose wagiye ukapurayinga TRC. Kwa iyo uyifite, igihe temporary residence card yawe itari yasohoka, n'ubundi urakomeza ugakora nta kibazo, ko muri passport yawe bateramo igistampu cyerekana ko dokima zawe zirimo kugenda. Icyakora iyo national type D iyo uyifite, wemerewe kujya muri Schengen, muri biriya bihugu 26, nta kindi kintu ukoze, as long as ugiye gusura. So is it safe to live in Poland? Yes. Ukurikije ubushakashatsi nk'uko nabishatse kuri internet, abantu 98 babajijwe bavuga ko Polonye ari igihugu waturamo gifite amahoro, gifite n'umutekano. Rero njye ku rwanjye ruhande, hari igihe njya ngenda nka saa 8 z'ijoro ngiye mu bintu bitandukanye, nta muntu nari nahura nawe ngo nsagarire. Iyo mvuga ni experience yanjye uko nabibonye, ariko hari umuntu ushobora kukubwira ko yahuye n'ikibazo. Iyo ni my personal experience that I'm sharing. Bivuze ngo hari undi muntu ushobora kukubwira ngo bamukoreye ikibazo. Iki nakijyanirana no kuvuga ngo ese Polonye ntabwo ari abarasiste. Njyewe ku rwanjye ruhande, nta muntu wari wankorera ibyo, nta muntu wankorera irondaruhu, ariko bitavuze ko hari abo ushobora kubona bagufitiye icyo kintu, ariko njye nawe wari wakingirira, nta mahirwe navuga nagize, ariko hari abo uhura nabo bakakubwira ngo barabikorewe. Rero
mbere na mbere biterwa n'abantu mugendana, biterwa n'abantu, urumva haterwamo na fagiteri nyinshi, biterwa n'aho ukora, biterwa n'umujyi utuyemo. Nk'umujyi nabayemo njye bwa mbere nkigera muri Polonye wari umujyi mutoya urimo abantu benshi bakuze, urumva nk'aho kubona umunyafurika byabaga ari intambara. So bitewe na kaminuza twigagamo, umuntu utaragiye ngo abone hafi ya ozaranture ya kaminuza, nko kukubona ugiye mu nkengero mu cyaro, bo baba banagira n'ubujajwa niko navuga, baba bakurasha kuza bakakwitegereza bakavuga se uyu muntu avuye, hari nk'umukecuru uba utarabona umunyafurika, urera kwitegereje byamera nk'uko natwe abazungu umuntu aba ashobora yibaza ngo ubu bameze bate. Rero ndumva biba byenda kumera kimwe, icyo gihe sinavuga ngo ni ngo bagukoreye ironda ruhu. So ariko nyine biba bisaba kwitwararika, uri mu gihugu kitari icyawe, uri ahantu utamenyereye, ya rimwe na rimwe uba usabwa kwirinda. Ariko ku rwanjye ruhande navuga ngo nemeranya na bano bantu bavuze ko Polonye ifite umutekano n'amahoro. Is it true that education is free in Poland? Yes, education iri free muri Polonye, ariko wibuke ntabwo muri Polonye bakoresha icyongereza cyangwa igifaransa, bakoresha ikirimi cya hano bita igipolish, nk'uko nabihayemo urugero polish, nko kuvuga yes tuvuga tak, kuvuga good morning cyangwa mwaramutse tuvuga dzień dobry, kuvuga ngo see you tuvuga do zobaczenia. So byinshi ni ikirimi cyihariye gifite uko cyandikwa, gifite amategeko yacyo. Urumva rero ufashe umwana wawe ngo ujye kumwigisha mu mashuri y'abapolish, make sure yuko azagenda yisangemo ari umunyafurika wenyine, cyangwa usange atari kumwe n'abandi banyafurika benshi, ariko bazamutreatinga neza, ntabwo nkeka ko azagira ikibazo. Ariko ni ibintu uba ugomba gutekerezaho ukamenya ko ugize umwana bibaye byiza, umwana we 100% umwana we ariyadabuta, ko hari abahinde dukorana bambwiye ko umwana wabo yiga, bamwishyurira mu ishuri ry'icyongereza, ariko n'igiporono uwo mwana we arakivuga, mu gihe ababyeyi bo batakivuga. Abana bafite ukuntu bafata cyane, rero nawe bibaye byiza waba uzi bikeya, waba ushobora kuvugana na mwarimu mu gihe umwana yagize ikibazo, mu gihe umwana afite assignment, ukamenya uko wamufasha akiga, nawe ukagenda ukigiramo. Nagira inama umuntu ushaka kuzana umwana cyangwa kugira umwana hano muri Polonye, ko byibuze mbere y'amezi 3 y'uko uwo mwana abanza kugera hano, yabanza agakora iki? Yabanza nawe akagenda akiga igipolish, ko hari amashuri yigisha igipolish, ukagenda ukiga byagufasha. So ariko hari n'amashuri ya public no ya private yigisha mu cyongereza, amafaranga nashyize hano mu ruhande niyo bacaginga, ho bishyura buri kwezi. Reka dufate urugero, kwa register umwana wawe kugira ngo bamwemere bishyura 2,990, bijya kube 320. Ni menshi kuyishyura umwana wawe kugira ngo yige mu wa mbere kugeza mu wa gatanu, yishyura 3,690. Aya tubona ni amafaranga amaze kurenga hafi 1,120,000. So ku byonyine kuba wayasaguye, ubasha kuyasagura, waba uri intwari, ufite abana 2 rero ukayashyiraho, cyaba kibaye ikindi kintu kindi. Ariko akazi karaboneka rero, ariko sinumva ko akazi wabona wowe akenshi aya mafaranga kuyasagura ntabwo biba byoroshye mw'abantu. So how do I find job opportunities in Poland? Actually iki kintu reka ngisubize njyanirana n'abantu bambajije ngo ni gute se, ngo ntago naba website zo gukoresha. Icyambere cyangwa aba partner mwakorana nabo, icyambere njye numva ko njye nkurikije uko nabitekereza cyangwa bitekereza, agence hari igihe nk'uko nabiberetse muri ya video yabanje, hari igihe ushobora gusanga bagiye kugucaginga amafaranga, kandi iyo batagufashe, iyo bataguhaye Polish visa, ayo mafaranga yawe aba ahiye. Ikindi cya kabiri, hari abantu bashobora kuba ari abatekamutwe bari buze kukubeshya. Ikindi cya gatatu, nk'uko mubizi habaho human trafficking, bisaba ko wakora ibintu biri safe. Reka nguhe nk'urugero, ushobora kuba wenda uri mukuru wowe, ariko ufite umugore
wenda ukiri mutoya, ku buryo uwo mugore ushobora kumwohereza nk'uje kwiga, yamara kugera hano agakora icyo bita family reunification, nawe ukaza. So ariko akazi karaboneka, kaboneka cyane cyane iyo uri hano, ariko kugira ngo bazagufate bakuvane muri Afurika uje hano byakubiza icyuya, byagusaba kuri wa muntu uri extraordinaire, uri wa muntu udasanzwe, uri wa muntu ufite ubumenyi budasanzwe kugira ngo babashe kwenkaringa izo charges zose. Kuko kimwe mu bintu iyo bagiye kukuzana baba bagomba gupuruva impamvu ari wowe muntu babonye ushobora kuporovayidinga, ari we muntu babonye uri kompeta babuze muri Europe, babuze barenda baho bajya gufata umuntu wo muri Afurika. Ikindi nk'uko nabivuze, experience yo muri Afurika ubu tuba dufite wenda wari umutera ntabwo ibarwa, so ntabwo akenshi bayihereza agaciro, barayifata bakayifrizinga, niko navuga. So bibaye byiza wareba mu buryo navuze buri safe bwo kuza, ni ukuza nk'umunyeshuri, kuko iyo uri umunyeshuri wemererwa kwiga ukanemererwa gukora. Rero ushobora gukoresha job portal, ntago ngenze involvinga mu gusharinga companies agents, nk'uko nabivuze hari impamvu eshatu navuze. Ikindi cya company, ushobora gukoresha company websites, ikindi ushobora gukoresha recruitment agents, ikindi ugakoresha networking event, cyangwa ukabaza bagenzi bawe niba barageze hano bakaguhereza connectivity. Ariko ikindi ugomba kumenya ni uko hari abantu bagera hano bakaba barariwe, bakaba ubushobozi bukanga. Rega no muri Polonye wahakenera, no muri Canada wahakenera. Niko navuga, ntuzumve ngo ko umuntu aba muri Polonye ngo ukeke ko yagafasha, ashobora kukurira amafaranga bikarangira ibintu aguhaye biri pirate. Rero bibaye byiza, think about all those kind of steps or all those kind of issues before yo guprocessinga n'umuntu ukubwiye ngo yagufasha. Ubanza umenye ngo ese hari undi yafashije, ese ibi bintu umuntu agiye kumfasha nta butubuzi burimo. Kuko icya mbere wenda ntimuba mufite uko muzahura, ibaza guhaye ibidokima biri falsifiye utazi ngo nibyo si byo, we gusa ukumva ngo uragiye. Ikindi ubanza umenye ngo ese mfite skills zikenewe zatuma mbasha gusavayivinga. Kuko kuvuga ngo gusa ngo ugiye muri Polonye ngo uko bakubwiye ngo cyama ngahagera, uzahagera se ukora iki? Imbeho niba iri -15 izagukubita, ubure nuko usubira i Kigali. So ibyiza byaba byiza ubanza ugakora recherche ku uwo muntu urimo gushaka kuguha amakuru, ukabanza ukibaza ese abantu bose b'iwabo baziranye bose yabaciriye iyi nzira, cyangwa ninjye arimo gushaka kuboneramo amafaranga. Ko umuntu, hari abantu njya numva nta n'umuntu bazi, bakaba baravuze ngo uzamushakire ngo umuntu, kandi nta n'umuntu umwe n'icyo gipolishi ntanakizi, nta n'umuntu wo mu ruganda baziranye, ariko akarimo kuvuga ngo azafasha abantu. Azafasha abantu gute? Uzamuhereza 50% ya mbere yo kugushakira ibyangombwa, nyuma akubwire ko yabibuze. Rero nta muntu nshaka ko, nta muntu umva ko bakaririye amafaranga, ko hari umuntu ushobora gukurira amafaranga ntanagufashe. Ibyiza rero ureke kubanza kwihutira gusa gushaka ngo kugenda, ahubwo ubanza unashake n'amakuru. Icyo njye ndimo gukora hano ni ukuguha amakuru. Ayo makuru wamara kuyabona ukagerageza niyo wavugisha umuntu, ariko ukamenya ko byibuze ibyo ugomba kwirimita n'ibyo utagomba kwirimita. Reka tujye ku kibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma ni kubaza what are the working hours and conditions like in Poland. Generally by standard cyangwa by Polish law, labor law, bavuga ko umuntu akora amasaha 8 iminsi 5 mu cyumweru. Bivuze ngo mu kwezi, mu cyumweru aba agomba gukora amasaha 40. Icyo nicyo twita full time job. So ariko hari nk'abantu bakora mu ruganda bakora amasaha 12. Sinzi kuko baba baguhemba ku isaha, icyo gihe baba bakubara ku isaha nyine ukoze. Niba ari amasaha 12 bakubara ku isaha ukoze, niba ari amasaha 10 bakubara ku isaha ukoze. Icyakora harimo n'ahantu unegosiya ku kwezi, nka kuno kuntu tukora mu Rwanda, tukavuga ati wenda ni amasaha dukora amasaha 12, we ntubare ngo uhembwaye, wowe ukabara ayo mafaranga wumva wahembwa.
icyo gihe niyo baguhemba kuri konti, waba wakoze amasaha makeya, waba wagize konje, waba utagize konje. Iyo rero iyo bita mandatory contract, nizo nyine z'isaha, baguhemba kuko wakoze, nurwara ntawe uzaguhemba, nugira n'ikibazo ntawe uzaguhemba, so uhembwa kuko wakoze, iyo uhuye n'ikibazo ntuhembwa. So tukagira n'izindi kontra navuga, ubwo ngiye kubivuga ntabwo ari ikibazo nari nakizeho, cyitwa contracts of employment, cyangwa mu gipolishi bazita platsa umuva. Ni ukuvuga ngo yego, izo kontara nizo navugaga, ni izi kontara ugira ku buryo niyo habaye konji baguhemba. Ariko hari izindi kontara zigezweho zitwa B2B, ni ukuvuga ngo ni business to business. Icyo gihe bisaba iki? Bisaba ko uba ufite company, uba uri registered, ukazajya wishyura umusoro CIT wiyishyuriye. So hari abantu bakora B2B, yo uba uhembwa n'amafaranga menshi kuko ntabwo uba wishyura imisoro myinshi, uba wishyura 9%, so as per Polish tax, so niyo uba wishyura. Rero ni ubwo buryo navuga, ariko hari n'izindi kontra special labor zindi, ibyo byansaba kujya muri Polish tax law nkabisobanura, ariko right now wamenya ibyo, wamenya yuko habamo kontra z'amoko nk'ane, ariko cyane cyane zikunze gutangwa ni mandatory contract niba nibuka neza, tukagira n'iyo bita B2B, tukagira n'iyo twita contract of employment. Ikindi ni uko mu izo kontara nka contract of employment tugira definite tukagira na indefinite. So ni ukuvuga iyo ufite kontara iri definite, indefinite cyangwa uri permanent contract, iyo gihe iyo bagiye kuguha ya temporary residence card, baguha temporary residence card iri maximum kuri 3 years. Ni ukuvuga ngo ubasha kugera kuri maximum ya 3 years. Iyo ufite definite contract ho, icyo gihe baguha kontra ihuza irangira n'igihe akazi kawe karangirira. Ariko izo kontara zose cyangwa iyo contract zose waba ufite cyangwa ikarita yose waba ufite, umenye ko baguhereza, niba utakaje akazi baguhereza 14 days yo kuba wabidekaraye, bakaguhereza ukwezi ko gushaka akandi kazi. Iyo utakabonye uba deported cyangwa usubizwa iwanyu, kuko ukazashaka ukundi kuntu wongera kugaruka. So inama nabagira, niba hari ikibazo uhuye nacyo muri Polonye, gerageza ubaze abantu, gerageza involvingemo ambasade. Dufite amahirwe y'uko ambasade tuyifite noneho muri Polonye, gerageza uyemvolvingemo, gerageza wemvolvingemo Rwandan community, bagufashe bakugira inama. Niyo wenda hari ababa bafite amakuru atandukanye, hari ababa bazi ko iyo situation yigeze kubaho ku bandi, bakugira inama. Ibyo bintu nubikora gutyo nta kibazo uzahura nacyo, ariko nanone wemvolvingemo abaroya iyo bishoboka. Otherwise Poland, its law or Polish taxation for instance keep changing, biba bisaba kuba ura updated. Nk'abantu bakoze video last year bakubwiraga ko ari 70% ari anabereje 12, ariko ubu bavuga ko ari 12. So urumva rero ugomba kumenya kwiupdatinga, ukamenya amakuru bubi na bwiza. Rero tugeze ku musozo, ndumva nagerageje kuvuga ibintu byose umuntu yakenera kwibaza. Reka turebe ubutaha, nzashaka indi topic mbahereza mu minsi ya vuba, nayo yabafasha. Rero nk'uko nabisabye, mwakomeza gukanda like, share na comment. Waba ufite ikibazo ukambaza, nazaza ngisubiza nyigarukaho. Sawa sawa, ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao, hasta la vista.